indirimbo ya 20 twese tuhaguruka twese n'indirimbo tubanze dusabe umwuka wera kubera hano noneho tuze kwinjira noneho mu gitaramo nyirizina indirimbo ya 20 bagiye kuririmba indirimbo imwe ariko dusaba n'abantu bose bagize korali Ifemu hano ku Kagugu turagisubiramo korali Ifemu mwese namwe turasaba ko mwicarana ukwanyu mwitwitabura kandi dufatanyije sibyo namwe mwicara ukwanyu kuko namwe mugomboye namwe muravuga abafite umuziki wa korali abana b'umwami yinjire bawushyiremo korali abana b'umwami bagiye kuririmba indirimbo imwe nibamara kuririmba indirimbo imwe turahita tugaruka hano noneho twinjire mu gitaramo ahubwo tube icyitegererezo cyiza niyo ndirimbo maze kuririmba simikora uri kumva zivugana cyangwa nigire kubyumva nakumvishije saba rero tugeze mu kanya keza rero yuko batagiye twakirana none muri kano kanya turi kugumya kubona abandi bashyitsi bagenda reka dushime Imana yego kuko buriya bajya bavuga ngo iyo ubonye umushyitsi urishima cyane ariko dusobanurira abantu muri bo n'abantu b'ingeri zitandukanye urumva uyu munsi n'ibyiza byahuriranye n'ivuna ryateguwe na Ifemu yego ndetse n'isabato ya gatanu muri kano kanya dufite korali zatugendereye z'abashyitsi dufite Smile Heaven yaturutse mu Kagarama mu ntara ya Rubirizi reka tubasaba aho bari guhaguruka tubagiye ntara ya Rubirizi iyi korali abana yaturutse mu Kagarama intara yasabaye n'abo baje bari kumwe n'abayobozi b'icyiciro cy'abana babonye aha ukibivuga uyu munsi twagira amahirwe Filimoni yo kubana n'umwe nka perezida w'icyiciro cy'abana muri Filipi ni umuyobozi mukuru Fisi wezamura w'ikiganza gutya perezida w'icyiciro cy'abana muri iyi Filipi yacu nawe turamwakiriye turimo bagihagaze bazanye n'umuyobozi mukuru w'itorero kibivuga abantu bose bakora imiziki badafite intebe hariya hafi begere dive n'ahaguruka ngiye gutambika n'ahaguruke indirimbo zose bakwegere bakubwira uburyo biri bugende kugira ngo tutagira umwanya tuwupfushe ukibivuga uwaje ayoboye abarinzi bahawe umugisha yegereye ku byuma bari bahageze kugira ngo ibintu bize kugenda neza ndakoze cyane ari nziza ibi byose aha ibi bintu twatangiye tubona biri kugenda bijyamo ese bimeze neza Imana ntabwo icyubahiro firimo fata mikoro aho ngaho fata mikoro rwose mubaze ibibazo dutangira twakiriye abashyitsi batari abadivantisite b'umunsi wa karindwi firimo nabakiriye nawe ugerageze ko wabiyongereye reka turebe abashyitsi batari abadivantisite b'umunsi wa karindwi bari mu iteraniro niba bahari ntibagiye gutya abashyitsi barimo amen mukomeze mugire muti emari hehera ntabwo mureba hafi bose bagiye kwicara baranyura hanze hariya barabafasha gushaka imyanya hariya inyuma kugira ngo barebe igitaramo dusabe abadiyakoni baza kudufasha
kudufasha urusengero rwacu ni runini, ahubwo twicare neza kugira ngo aba bana nabo bakomeze barebe igitaramo. Hari abandi bana bashaka kureba bagiye kuririmba mu kanya kugira ngo gahunda zose zigumye kugenda neza. Turebo iyo gusaba rero iyi ndirimbo nta kintu igurukije, imyenda n'ibiryo ntibigihagije. Habineza Innocent yongeye kuvuga ati ndayibutse perezida w'ababyeyi bawe, yibutse ubwo inzobere zari ziri gutangira twe twarateye imbere zirimo zishakisha twabonye muri fesitivali Remera. Urabizi turi muri ya tribune, uzi ko inzobere zinjiye zimeze gutya. Turimo uramurikiye kuko inzobere zinjiye zimeze gutya. Ndibuka barebe batate intego baratubwira ati natwe tugomba gusohoka, natwe tukinjira kuri cya gisimba cyacu. Icyo gihe twaririmba imyenda n'ibiryo ndetse turirimba n'amagare. Niba nibuka neza nicyo gihe nibuka inzobere nta gitaramo zakoraga. Saba reka tubwire ababyeyi ko ibyo muduha imyenda n'ibiryo ntabwo bigize gute bihagije, ntabwo bihagije abana bawe. Nimutwigishe gusenga, intwaro zacu zibe Bibiliya, mutwambike kwizera, intwaro yacu ku rugamba ibiki n'amasengesho. Twavuga kuri ibyo imyenda izasaza, ariko ibyo biri ntabwo bigira biteremo zahindishoremo. Reka ducukiriza yego dusubitse, ahubwo iyi mikoro tuyitunge gakorere mukuru w'itorero nawe muri kano kanya. Reka tumuhe umwanya, turagaruka mu kanya mu gitaramo. Ubu mu kanya tugiye gutarama, nibwo tugiye gutarama, ariko reka tubanze tugire gakorere nawe akoresha. Ibunezerewe turukorane, ibunezerewe turekane, ibunezerewe turukorane. Reka rero buri muntu wese asuhuze mugenzi we Bibiliya, amubwire gusaba byose. Reka basabe kongere kwicara. Ku masaha rero dufite hano, ku masaha dufite turagira ngo tuze gukora ibintu twese tubagiye kandi neza. Hari korali dufite itararirimba, hari n'izindi zaririmbye, dukeneye kongera kuririmba. Abatararirimba bo bagomba kuririmba n'itegeko, niko bimeze. Noneho tugiye gusaba bize, mbese dukomeze igitaramo cyangwa tugisubike? Reka mbabwire, umuntu wese ugiye kutwemerera, niba ugiye kutwemerera usohoke igitaramo tukirangije. Niba uzi ko ugiye kumanuka mu munota umwe ugatangira gusohoka, ntiwirinde umanuka. Tubyumvikane neza. Saba yajyana ubukwe muri resebusiyo, abantu tugataha saa 2 z'ijoro, saa 3, kandi ni mu bukwe. Aha turi no mu rusengero, twaje no kumva ibyiza. Rero kubera iki tutakwihangira ngo dukore iki gitaramo? Bongera yavuga turi kubayiba abantu bumva gukomeza gutarama ntidutinye, bakatwemerera. Imana iramuremisha kandi Uwiteka dukoresha ibintu twaha. Turimo twihuse, tuye hano ndakase ku Gishushu, ndagiye Kicukiro, ngeze i Nyanza, batambuka n'ibirigisha. Dusigaye turi bake, ariko nanjye mbere yo gusenga ndashaka gushima. Ndashimira abarago b'ijuru, abarago b'ijuru baturutse kure, baturutse i Nyanza. Ndashimira abahawe umugisha, ndabona ntawe uticaye aho bahoze bicaye. Tugashimira Miss Singers babanye natwe, tugashimira kandi Efemu nayo yabanye natwe muri iki gikorwa cyaduhuje kuri iki gicamunsi. Yari uruhurirane rw'igitaramo twateguriwe n'icyiciro cy'abana, abana b'umwami, nabo nshimira cyane, ndetse n'amavuna yateguwe n'icyiciro cya Mikaya na hano mu Kabugu, nabo dushimira cyane kuko dukeneye ihembo. Ihembo rero twaribonye mu buryo bw'indirimbo ndetse no mu
ushobora kuba ryabonekeye no mu bundi busabane twagiranye kuko twagiye tuganira n'inshuti tukavuganya n'inshuti zitayerekana. Ibyo byose rero byerekana ko tubikesheje urukundo rw'Imana. Imana yaradukunze kandi ishaka ko natwe tuyigura. Niko kudukunda kwayo bizatugirira akamaro nituba natwe tuyikunze tukazaboneka muri cya gitaramo cy'inshuti z'Imana tubwirwa ko kitazagira iherezo. Twari tunezerewe muri iki gitaramo ariko amasaha yo gutandukana arageze kandi tukiri muri munsi niko bigenda. N'abitabiriye rero iki gitaramo ndetse n'amateraniro fata umwanya nawe wo kubashimira. Ku bijyanye n'amavugana nabwo dusoje, ejo tuzayakomeza azatangira saa 9, twibutsa ko kuri gahunda y'ejo Minisiteri y'Ubutabera iriteguye kudususurutsa abahiriwe n'Imana y'ubugingo ndetse n'abatunguwe nabo bariteguye guhera saa 9 rero ejo amateraniro ku rwego rw'Intara arakomeje. Ubwo rero tugiye gutandukana n'ab'i Nyanza abo mu Kagara nabo bagiye nabo basigaye nabo si uko ntabashima nuko barimo kubabara. Ab'i Nyanza bagihari ubwo mwaba mugeze i Nyanza muzabadusohoreza kandi muzabashyikirize intego z'Abanyakarugu, muzabatumenyeshereze ko dukumbuye nubwo tutabyigezemo, dukumbuye igitaramo kitazagira iherezo kandi duharanire kuzakibonekamo. Duharanire kuzakibonekamo. Muri uku gusoza rero reka twese tugiye hejuru dushimire Imana kandi tuyiragize ingendo zigiye gukorwa tunayiragize gahunda zose zihindana. Wegereye Imana amusaba gutuza maze natwe dutuze dusenge. Turagushimira Uwiteka Imana yacu, turagushimira ko waturemye, turagushimira ko wahamye natwe muri iyi sabato yera, tugushimiye ko gahunda zari ziringanijwemo n'amavuta zigeze ku gisozi vuba. Amafunguro wateguriye mu buryo butandukanye, mu ndirimbo, mu biganiro twagiranye, mu guhugura ijambo ryawe, data imiburo yose waduhereye turakwishyira mu biganza bitugirira akamaro. Kandi niba uzatugirira ejo mu minsi izakurikiraho, idukumbuze kuzataha ubwami bwawe no kuzatangira ubwami bwawe Israeli. Ingero zigiye gukorwa zitubwiramo kandi imigambi dutangiranye iki cyumweru cy'imirimo ihirwe nawe Mana yawe. Hari abababaye muri nasi, hari abarwayi, abo tuzi n'abo tutazi, hari abari mu bihe by'imidugararo, hari abarwaje, hari n'abahangayitse mu bundi buryo bw'imibereho. Uri Imana itabara, utabare buri wese mu bibazo arimo kandi ubwigaragarize kugira ngo tumenye ko ari wowe Imana no kwiyitaho, maze tukwiriye kugutegura ubwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.